Yeseka tubasuze kandi tubahe ikaze mu biganiro ndetse n'amakuru atandukanye tubagezaho no kuri Iris TV. Amazina yanjye ni Jado, twishime tugiye kubana muri iyi nkuru. Hanyuma rero iyi ni programme nshyashya twatangiye cyangwa se tugiye kujya tubagezaho mu buryo burambye, aho tubagezaho amakuru yihuse avugwa hano ku butaka bw'u Rwanda mu bisata bitandukanye. Ashobora kuba igisata cya sport, muri politike, mu myidagaduro, cyane cyane no tuzajya twibanda ya makuru ari breaking cyangwa se ari kuvugwa hano ku butaka bw'u Rwanda. Twihuta tuyabagezeho mu buryo bwihuse rero. Hanyuma rero episode ya mbere reka tuyihere kuri iyi nkuru yakomeje kuba kimomo hano muri showbiz hano mu Rwanda. Ni inkuru ya Keza ndetse na ndetse. Ni couple yari maze iminsi ikunzwe n'abantu benshi, ndetse gutandukana kwabo kwagiye hagaragara ku munsi w'ejo hashize ubwo byandikagwa n'ikinyamakuru Igihe. Ariko nanone byanatangajwe na nyir'ubwite ari we Loriye Izere niyo mazina ye, akaba akunze gukoresha izina rya The Trainer kuri social media kuko n'ubunini ko akazi akora ko ku training abantu mu buryo bugiye butandukanye mu gukora cyangwa se mu kubaka umubiri. Hanyuma byinshi birambuye nagerageje gukurikirana ibijyanye na runo rukundo rw'aba bombi. Ari amakuru menshi wenda nagenda nsa nkaho mbasangiza, ndetse naganirije na Keza bikimara kubaho, nubwo wenda n'amakuru menshi yadutangarije, ariko ari byinshi bitandukanye abantu bakomeje kugenda bibaza. Bamwe bati ese kara gakino hagati ya Keza ndetse na The Trainer kugira ngo babe bakugira uburyo bubaka izina nimara gukomera wenda umwe akomeza urugendo rwe. Abandi bati ese za pranka zabo nizo bagize Leo. Abandi bati se gutandukana kwabo kwaba gushingiye kuki. Ari n'abatekereza yuko bari bamaze iminsi babana ndetse bamaze no kugira ibikorwa bahuza. Byinshi birambuye rero reka tuze tubigarukaho ku buryo bwimbitse mu kanya gato yakari imbere. Ikintu kimwe nkusaba kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bitandukanye, kuko nabyo tuzadukomeza tubivanga ibiganiro ndetse n'amakuru agezweho. Uraza kureba ahantu handitse subscribe mu magambo atukura aho hasi, winjire mu banyamuryango ba Iris TV. Mu by'ukuri dufite na Iris Family dushaka gutangira uyu munsi. Iris Family rero ivuze iki? Iris Family tuzayaduhurizamo abanyamuryango cyangwa se abakunzi ba Iris TV batandukanye, hanyuma mu buryo bwo kugira ngo baduhe ibitekerezo ndetse no kudufasha kurushaho kubaka Iris TV kugira ngo izabe ubukombe. Byinshi ku buryo burambuye ni mu kanya gato yakari imbere. Yes, katugaruke ku buryo burambuye kuri iyi nkuru nkuko nayiguteguriye. Hanyuma rero by'umwihariko reka duhere kuri bano bombi. Ubundi yaba Keza Teresiki cyangwa se Loriye Izere ni bantu ki? Reka duhere kuri Keza. Keza n'umukobwa w'umunyamideri ndetse wabitangiye mu muhagana muri 2013. Akora akazi k'imideri, akamurika imyambaro itandukanye. Impamvu bivuga gutyo, hari n'irushanwa yagiyemo ryitwa Rwanda ryabereye yari basirikiye u Rwanda i Lagos muri Nigeria. N'irushanwa ryitwa GT Bank Fashion Weekend. Iri rushanwa yarigiyemo ry'imideri, yagiye murika imideri itandukanye. Gusa Keza ni n'umukinnyi wa filime mwiza, ikindi ni mu video Vixen. Video Vixen ni uvango niba abakobwa bagaragara mu mashusho y'indirimbo. Sibye ko muri iyi myaka atarakibijyamo, ariko yagaragaye mu ndirimbo zitandukanye. Twavuga nka Pete Kidole ya Urban Boys ndetse na Good Life, twavuga nka Mama ya Urban Boys ndetse na Go Mama ya Active n'izindi. Ikindi ari indi ndirimbo iherutse kugaragara mu minsi ishize ni indirimbo ya no mukobwa uri muri The Main bamwita indirimbo harutse gukora mu minsi ishize, nabwo yagaragaye mu gihe Keza ko kuba ari nayo ya nyuma. So rero uwo niwe Keza. Hanyuma The Trainer numwe mu basore bagaragaye ko akoresha imyitozo ngororamubiri abantu batandukanye, yaba basanze mu ngo, yaba aho bahurira ahantu runaka, ndetse ikindi yigize no gushinga inzu muri shike y'imyambaro ya sport. Yayishinze inzu nziza cyane yarimo imyambaro itandukanye ifite amamarika atandukanye, ayishinga muri shike kugira ngo n'abakora za sport bajye babona imyambaro myiza bakoresha mu gihe bari gukora sport. Abo nibo babiri rero bahuriye mu rukundo. Nge mbazi mu rukundo mu mezi 8 ashize, nubwo nabonye batangiye kwandika ko bamaranye amezi ane gutyo, ariko icyo nzi cyo bamaranye almost 8 months, amezi 8, kuko wenda ngira ngo ubwo batangiye gukundana nkuko na Ndetse n'ubwe yabivuze, batangiye gukundana ubwo Keza atari mu Rwanda, nuko barandikirana kuri social media batangiye kuganira. Keza agarutse mu Rwanda, urukundo rwabo ruratangira gutyo. Rero gutandukana kwabo rero nabonye abatangiye kubivugaho byinshi bitandukanye. Bamwe bati
Keza n'ubundi yari yatandukanye na Richard bigenda gutya na gutya. Gusa gutandukana kw'abantu ni ibintu bitandukanye. Umuntu ajya gufata intambwe yo kugira famille ari uko yanyuze mu byinshi bitandukanye. Birashoboka ko bagira inkundo zitandukanye. Gutandukana no muri societe ni ibintu bisanzwe. Gusa n'uwe nuko ari abastari byanga bikunze iyo batandukanye tuba tugomba kubavugaho. Abandi bati bari bamaze kugirana imitungo by'umwihariko wenda kubyo twarebera n'amaso ari imitungo ihari koko bari bafitanye nka wenda nka YouTube channel situzi wenda ngo ni yandi ariko ibyo bakoranaga babikoranaga ndetse ibyo nibiboneka kuri social media ibindi byo nabyo tuzi nabyo twahagararaho. Hanyuma rero nge nakurikiranye ko nabivuze nakurikiranye neza urukundo rwabo nari n'umufana wabo mu bikorwa bakoraga ndetse amaprank bakoraga entertaining agamije gususurutsa no entertaining abantu byari byiza abantu benshi bakunze kubikora cyane cyane mu bihugu bino byateye imbere. Nakunda kubikurikirana cyane nari ndumufana wabo mu byukuri rero urukundo rwabo nsa nkaho nagiye mbikurikirana cyane. Bityo rero no gutandukana nubwo wenda abantu babimenye ejo ariko nge nari maze almost 1 week nsa nkaho mbona ko hari ikibazo hagati ya Keza na The Trainer kuko bijya gutangira. Keza yagize gutya ajya kuri Instagram nubwo loliye cyangwa se The Trainer yafashe ya mbere akagira ibyo yandika turi bunagarukeho muri no nkuru ariko byari nabyo byabaye imbarutso yo kwereka abantu ko batandukanye ariko uwabitangije cyangwa se byatangire nabonye byatangiye kuri Keza nk'umuntu bakurikirana kuri Instagram. Keza mu minsi ishize icyumweru kirashize yagiye kuri Instagram asiba hafi amafoto yose niba ntibeshya ashobora kuba yasigajemo nk'amafoto 3 gusa. Ari nabyo byatumye ntangira noneho kugira tension kuri bo mvuga ni se aba bantu nta kibazo gihari mu mafoto. Rero wenda yasibye harimo nayo The Trainer yarafitanye na Keza kandi yaramaze kuba menshi kuri Instagram ya Keza. Hari abo bari bafitanye amuherekeje kuri airport agiye hanze, bari bafitanye basokanye ahantu henshi agiye atandukanye. Mbese hari amafoto menshi ya Keza na The Trainer. Mbonye yuko amafoto avuyeho cyangwa se asibwe kandi bigaragara yuko ishobora kuba yabikoze abishaka nibwo natangiye nyine kugira ikibazo cy'ubuvane aba bantu shaka ko arimo ikibazo. Gusa ndabivuga ni ubwo The Trainer akiyafiteho bimeze gutya na gutya byanga bikunze we buriya ushaka gusanga ari nk'ikibazo cyabaye kuri Keza ugasanga wenda afashe umwanzuro nk'uwo ariko urukundo ruracyahari. Sinabyitaho cyane sinabiha umwanya uhagije nuko hashiremwo agahe gato mbona uwo bita The Trainer loliye nawe agiye kuri Instagram asiba amafoto ya afitanye na Keza yose. Amafoto ya Keza na The Trainer kuri Instagram ya The Trainer ikurikiranwa n'abantu barenga gati 45 mbona yakuyeho nibwo nanjye kuri nge natangiye gukonfirma ko bano bantu bashobora kuba bagiranye ibibazo cyangwa se couple yawe ishobora kubigiye gutandukana. Gusa ni couple yari imaze gukora ku mitima abantu benshi bitewe n'ibikorwa bakoraga nko twabivuze by'amaprank bakabicisha kuri chaîne yabo bari barashinze. Mbese ni chaîne yari itangiye kubinjiriza inyungu muri rusange bari kuzagira inyungu nyinshi zitandukanye bitewe n'ibikorwa bari kuzagira bakora kuri iyo chaîne. So rero ubwo ikintu cyakurikiyeho natangiye kugira dute ndetse nangira no gusa nkaho mbikonfirma ko bantu bafitanye ikibazo ariko ku munsi w'ejo ubwo nari ndi mu rugendo nerekeza mu majyaruguru mu burengerazuba i Rubavu nibwo naje kugenda mbona makuru acicikana ndavuga ni no nkuru ngomba kwikoraho ndetse ngomba no kwiheraho nyivugaho ndeba ibyinshi bitandukanye ndetse ngira na update zimwe na zimwe mbahereza. Hanyuma nkuko bigaragara The Trainer yifashishije imbuga nkoranyambaga yagaragaje ko atagikuna n'uyu mukobwa ndetse yashyize ubutumwa kuri Instagram story agaragaza ko ibye n'uyu mukobwa byarangiye. Gusa yabanje gushyiraho indirimbo ya Kenny Solo yitwa Forget. Urumva nk'abantu banariza bakumva ubutumwa buri muri iyo ndirimbo nibwo butumwa asa nkaho yahereze Keza cyangwa se yahereje abakunzi be mu buryo bwigana ku iherezo ry'urukundo rwabo we na Keza. Gusa muri indirimbo nkuko mubizi Kenny Solo yishyira mu mwanya w'umusoro bayafashe umukunzi we ariko umuca inyuma hanyuma agafata umwanzuro wo kuba yabivamo akajya donc yo kujya yiryamana n'abakobwa gusa bahuye ibindi akabireka iby'inkunda akabivamo. Njya numva ngo n'abasore muri iminsi ngo bameze gutyo batagira inkundo bagenda biryamana n'abakobwa babikarangira. Iyo ndirimbo rero nibwo butumwa busa nkaho burimo abantu benshi batangira kubitekereza bavuga ati byanga bikunze tubworuriye niwo murongo agiye kujyamo cyangwa se ese Keza aba yaramuciye inyuma bimeze bite.
gusa hakaba andi makuru n'ugwanurwaga ngo Keza yaba afite undi muntu bakundana umudiaspora. Ibwo byatumye nsa nkaho nkushaka kubihuza. Keza yaba afite umudiaspora wenda bakundanaga mu ibanga ndetse natabizaza kubimenya bikaba byabatandukanya. Ariko nanone nza kugira dute nanone kuri icyo kintu. Aramakuru urumva abacicikana cyangwa se yenda avugwa aho ngaho hirya mu bikari ati Keza arafite umuntu uba hanze bakundana umufasha umumeneramo bimwe by'abakobwa b'iyi minsi ngo abafite mu diaspora umufasha ibintu bitandukanye by'ubuzima, kwishyura inzu, kugira ibintu byose bya buri munsi. Ariko ndibaza ese the trainer mu mezi agera muri 7-8 bamaze bakundana ibyo bintu byari biriho umudiaspora ntiyabimenya. Impamvu mbivuga umudiaspora urukundo rwa Keza na the trainer rwagiye hagaragara rujya kuri social media, rujya kuri YouTube, rujya ahantu hose ku buryo hari n'imumenyi zabimenye. Nkibaza ese uwo mu diaspora yaba yarabizi ko akundana the trainer akundana na Keza wenda akaba yaremeye ko wa kabiri nitubimenye. Nkibaza ese ubwo ukuri nukuhe. Hanyuma the trainer we akavuga ati ngiye kwikomereza akazi kanje, niyo gahunda yatangaje, agiye kwikomereza akazi ke asanzwe akora n'ubundi ko kuba yafasha abantu kushyira ku murongo imibiri yabo cyangwa se gukora sport zitandukanye. Gusa twabashije kugerageza telefone ya Keza kuko iyi ni version ya the trainer yashyize agaragaza uko abivuyemo by'urukundo abivuyeho ndetse agiye kwikomereza imirimo ye. Hanyuma the Keza we twaganiriye gato kuri telefone, murambabarira ntago ibyo twaganiriye ndi ubashe kubibatangariza. Gusa yambwiye yuko atari tayari cyangwa se atiteguye kugira icyo yatangaza kuri ibyo bintu nonaha. Arababaye, ababajwe n'ibyabaye ariko ntago ari tayari kugira amakuru atangaza. Ariko mu minsi mikeya ukuri kuzajya hagaragara kuvuye kuri we cyangwa se mu buryo ubwo ari bwo bwose. Nicyo kintu niyo message ya Keza. Keza nta kintu ari tayari gutangaza muri kano kanya, ariko arabizeza yuko ukuri ejo cyangwa se ejo bundi muzakubona kugiye hagaragara biturutse kuri we cyangwa se mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose. Nuko bimeze. Ese ari mishinga ese kubana nawe kwa the trainer na Keza kuvugwa byo byari bimeze bite? Babanaga se Keza ntago yabanaga na the trainer, ni bya bintu by'abantu bakundana bashobora gusurana bya hato na hato, ariko buri wese afite hatuye n'undi afite hatuye. Gusa kubera akazi bakoraga kabahuzaga aribyo zira prank mwabonaga zijya kuri tubishene yabo, akenshi na kenshi hafi ya buri munsi babaga bari kumwe bari hamwe. Gusa gutandukana ko nukuri byabaye niko kuri niyo makuru twabatangariza ndetse yizewe. Keza na the trainer nago bakiri kumwe ndetse bakundanaga byanyabyo, nago byari prank. Ayo niyo makuru yizewe twabagezaho. Ubwo rero ukuri ku cyabiteye ku cyabaye imbarutso byose bizajya ahagaragara nkuko Keza we abivuga byanga bikunze. It's matter of time, igihe kizagera byose tubimenye kandi tubisobanukirwe. Yes, nuko bimeze rero. Ubwo twari duhereye kuri iyi story y'urukundo rwa Keza na the trainer rwari rugeze kure. Abenshi mu bastari batandukanye inkundo zabo nago zikunze kuramba cyane cyane. Twagiye tubibona mu abastari baririmba yaba abakinnyi ba filime bagiye bakundana bakabishyira kuri social media, kenshi birangira bitagenze neza. Gusa bagiye bakundana bakabishyira mu ibanga rikomeye, kenshi wasangaga birangira n'ubundi bageze ku gikorwa gifatika bakashinga imiryango, bakagira imiryango. The trainer rero yifuzaga yuko yazagira Keza umugore nkuko yabitangaje mu minsi ishize, ndetse avuga yuko bitazafata imyaka 2 batabanye nk'umugore n'umugabo. Rero nta mezi arenze 8 ashize none baratandukanye. Ubwo reka twizere, ariko birashoboka ko bazongera bagasubirana. Burya icyatanyije abantu iyo itari ikintu gikomeye ngo bashwane bapfi ikintu gikomeye, birashoboka ko bazasubirana. Abakunzi ba Keza ndetse na the trainer rero mukomeze kwihangana mu basengere muri bino bihe bigoye barimo, ndetse
ababakurikiranira bya hafi bashobora no kubegera bakabaganiriza bakaba bakongera bakanabahuza, byose birashoboka. Mukomeze mudukurikire mu makuru yizewe, mu makuru agezweho ndetse yihuse tubagezaho. Ni kuri Iris TV, programme yacu nshyashya yitwa Iris News, hamwe nanjye Jado Tuyishime. Nshimira cameraman wacu Emily wadufashije kugira ngo ano majwi n'amashusho bibagireho nk'ibisanzwe, niwe tubana mu kazi ka buri munsi. Rero mbararikira kujya mubana natwe umunsi kundi muri ano makuru tuzajya tubategurira atandukanye, ingeri zose zitandukanye, ayacukumbuye, agezweho avugwa, ayihuse, byose tugerageza yabagezeho 5 kuri 5. Ikindi kandi wifuza kwinjira mu muryango wa Iris Family ugiye gutangira uyu munsi, umuryango wa Iris Family turifuza ko wazaba umuryango wagutse ukazahuza ingeri nyinshi zitandukanye, abari mu Rwanda n'abari hakurya y'inkiko cyangwa se imbibi zarwo, tugahuriza hamwe ya mu buryo bwo gushyigikira Iris TV kugira ngo irusheho kuba ubukome cyangwa se komere, irusheho gutera imbere, ndetse n'uburyo bwo gufasha Abanyarwanda hirya no hino mu bice bitandukanye, mu bibazo bitandukanye bazajya baba barimo, byose tuba tubihuriza hamwe. Iris Family watwandikira kuri 0783569345 kuri WhatsApp, twakwinjiza mu muryango mugari wacu. Mukomeze mugubwe neza, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Mukomeze muhahe muronke mu ngeri zose murimo, ndetse n'ibisata byose birimo mubarizwamo. Imana ikomeze ibarinde.